oya turabiha Fabiola ntabwo byakunda Fabiola ntabwo nanjye ariko uzi ko mwambonye ko nta nubwo nemera ko muri bumukande turamubwiriza umunwa mbabarira mutikora mu nda ikindi muri abagore koko umuntu utamukanze sava mumvanamo amakuru gusa hanyuma ko kitabikuvuze ukavuga ko ari Fabiola ariko uba mubona ari njye ufite ikiganza kinini ufite umutima mugari ufite ikindi cya kabiri turanabikora kanatwitabitsa kuri ku plan yo kugira gute nzajya ntanga ibitekerezo by'umunwa ariko Fabiola ndabizi ko bishobora ibyo mbabarira ibitekerezo by'umunwa byo ndabifite ariko uretse gatoya usibye ko nawe reka nkugarukeho niwongera igitekerezo Fabio wampaye cyo gufata urushinge ukajombaho mujombe kizi Fabio tekazika mbaye ikaze mwe dukomeje kubana kugeza kuri uyu munota nkuko mubibona imigambi mishe ni myinshi iri gupangirwa uyu mwana w'umukobwa iribagiza washimuswe n'aba bantu bo kwa Rugema. Nkuko mubizi Rugema nk'umuntu uhubuka barabimubwiye bamubwiye yuko bashimuse iribagiza ahita avuga yuko ashaka kumwica nonaha, ariko ngira ngo mwabibonye yuko bamubujije kubera yuko Nyirantambara yavuze ati n'impamvu utari gufungwa nuko nta bimenyetso ufite naho ibyaha byo warabikoze. Rero uramutse umwishe kandi Mama Kanyana yarabibonye yuko twamuzanye hano ndetse na Isimbi bashobora kuzatanga ubuhamya, ariko ngira ngo murabibona Rugema we ntago anyuzwe, ashaka kwica iribagiza akava ku isi burundu. Ariko nanone Nyirantambara na Fabiola bari bafite igitekerezo yuko bamanza bakagirana amasezerano na iribagiza bamuganirije bakaba bakemera gutanga imwe mu mitungo ubundi bagasigarana indi kugira ngo iribagiza arekere kubagendaho. Nibwo Nyirantambara yabashije kuba yavuga ati byibuza twabaha iyi nzu noneho twebwe tukajya kuba mu yindi, ariko Rugema we ntabwo bikozwa kubera yuko yavuze ati kereka wenda tubahaye rya shyamba ariko inzu nta nimwe nabaha. Nkwibutse wowe tubashije kuba twagirana kuri uyu munota ukaba utarakora subscribe yikandeho ubundi ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona notification nituzajya dushyiraho n'izindi video nk'izi ngizi. Hanyuma nusoza gukora ibyo ngibyo ujye no muri comment ugire icyo tubwira cyangwa se ugire umukinnyi wa filime Inzira y'Umusaraba utubwira ukunda muri aba ngaba. Ushobora kumwandikamo rwose ukatubwira ikintu waba umukundira, cyangwa se niba utabashije no kwandikamo ushyiremo emoji z'umutima kugira ngo tubone ko turi kumwe 5 kuri 5. Ariko nanone igitekerezo cya Fabiola kigiye kuba cyakora ishyano kubera yuko mukuru we Nyirantambara yavuze ati Rugema wowe nukomeza kunca inyuma biriya bintu ukomeza unkorera, ati igitekerezo Fabiola yambwiye cyo gufata agashinge nkajomba ku gapipi nzagishyira mu bikorwa rwose ngewe warambabaje. Ariko Fabiola nawe abonye yuko Nyirantambara yabaye seriye ahita atangira gutekereza ati se ubundi biriya bintu bibaye koko kira gitekerezo namugiriye ubundi biriya bintu bibaye si byaba ari amabara. Aravuga ati biriya bintu byaba ari amabara rwose nago agomba kubikora biriya bintu rwose. Nyirantambara ndabona yarakaye. Rero Fabiola urumva yuko yatangiye kwisubiraho, urumva ko filimi yacu rwose igiye kuba yajya mu buryohe cyangwa se tugiye kuba twaryoherwa n'agace gakurikiraho ka filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Gusa ku rundi ruhande ngira ngo murumva yuko imigambi bafitiye uriya mwana w'umukobwa iribagiza bashimuse ntago bashaka kuba bamwica. Nicyo kintu cya mbere cyiza, niyo nkuru ya mbere nziza. Ntago bashaka kuba bamwica kubera yuko bamwishe bafungwa kubera yuko Mama Kanyana arabizi yuko bamushimuse ndetse na Isimbi kubera ko avugisha ukuri avuga ati yabibwira ubuyobozi. Urumva yuko ntago bamwica kubera yuko haba hari abatanga buhamya babashinja bakaba babafunga. Rero icyo bashaka ni ukuba bamujijisha bakamuganiriza bakaba bamuha umwe mu mitungo y'iwabo bafite, ahubwo noneho akaba yabareka agasinyana nabo amasezerano yo kuba yabareka ntazongere kubatera ababwira ngo bave mu mitungo yo kwa data we. Gusa sibyo gusa umuryango wo kwa Cyusa wose urahangayitse kubera yuko babuze uyu mwana w'umukobwa iribagiza.
Cyusa ntari kurya, ntari kuryama ndetse ntari kugoheka, usibye na Cyusa nawe ndetse na Rurangirwa nawe nuko rwose yabuze mushiki we. Urumva ni ibibazo rwose mu muryango wo kwa Cyusa, bafite ikibazo cyo kubura uwitwa Iribagiza. Ni ibibazo bari kwibaza ati se uyu mukobwa yaba yagiye hehe? Ngira ngo mwabonye yuko Cyusa we ntago ari gushira amakenga bari abantu bo kwa Nyirantambara. Yavuze ati buriya wasanga bamufatiye kwa Nyirantambara cyangwa se bakaba bamushimuse, bakaba bari no gupanga no kuba bamwica rwose, ahubwo tujye gushakirayo kwa Rugema rwose, ashobora kuba ariho bamujyanye. Gusa ahangaha ntago ari kubyumva kimwe na mushiki we, kuko mushiki we ari kuvuga ati se ni gute yaba yagiye kwa Rugema tukaba tutabizi, cyangwa se ntibabe bari kutubwira yuko yagiye gutezayo akavuyo kubera yuko bamuciyeyo. Ariko musaza wa Iribagiza akavuga ati Cyusa ibyo ari kuvuga bishobora kuba ari byo, ati uburiya ashobora kuba ari kwa Rugema, ahubwo dushaka ukuntu tujya gutatayo amakuru, tugenda tubaze umuzamu byibuze tube twanamwemerera n'amafaranga, ariko atubwire inkuru ya nyayo, atubwire aho Iribagiza yaba ari kugira ngo tubashe kuba twamurokora, niba yashimuswe tujye kumushimutura. Ngira ngo murabibona ko rwose barahangayitse cyane, barahangayitse, ntago bameze neza mu muryango batari kubona Iribagiza. Gusa nawe niba wifuza yuko Iribagiza baba bamurekura cyangwa se Rurangirwa ndetse na Cyusa bakaba bajya kwa Rugema bakaba bamushimutura cyangwa se bakamucikisha, jya muri komenti ubyandikemo, wandikemo uti Imana iramurokora cyangwa se Imana ibafashe, kubera yuko uyu muryango wo kwa Cyusa ni umuryango ukunda kwiragiza Imana cyane, kandi ikaba yabiyereka mu bitangaza byayo igenda ikora umunsi ku munsi. Ngira ngo mwarabibonye yuko yagiye ibarokora byinshi, rero na n'ubu ngubu bashoboye kuyisenga iraza kuba yafasha umukobwa Iribagiza abashe kuba yagaruka mu rugo amahoro, batagize n'icyo bamutwara na kimwe kwa Rugema. Nkwibutsa wowe tukomeje kubana kuri iyi channel yacu Dego Media, wakora subscribe niba utarayikora, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona notification tuzajya dushyiraho ibundi busesenguzi nk'ubu ngubu, ndetse ujye no muri comment ubashe kuba watubwira icyo utekereza kuri iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba, ndetse ube wanatubwira umuntu ukunda muri aba bakinnyi b'iyi filimi, ndetse utubwire uwo twazagusangizaho ubuzima bwite bwe ubutaha, kubera yuko ni content tugiye kuzajya dukoraho tukabasangiza n'ubuzima bwite bw'umukinnyi umwe muri no filimi yacu Inzira y'Umusaraba, tukaba twamubabwiraho ibintu mutari mumuzi. Mujye muri comment rero mutubwire ese tuzabakorere kuri nde, mwumve mwishimye, dore ko dukorera kuba twabashimisha nk'abantu badukurikira. Rwose muri abantu beza cyane, turabakunda. Mwibutsa kandi nujya ureba video nk'iyi ngiyi ukabona urayikunze, ntukagende udakanze like kuko biba byiza cyane.